wagira ngo ni wowe ngaho ko sinzi ibyaguhamagariye ngaho nakubwira tantine bimeze bite tantine amukurikirana kanje kureba uko bimeze ubwo wasanga uri mu matelefone oya kanje kureba uko bimeze ko ntabwo twe turi kureba wamufashije se bikagira vuba kanje kureba ngaho murebe ndaje tuganire ngaho genda murebe ziravuga rwose nta kibazo nkundi kete ya se amaze kubaga ku abana biga hano rwose biga bafashwe neza ni umuhanga buriya ubundi arashimishije na nyina ahubwo mufashe muri no munsi na nyina uyu niko yari ameze rwose cyakora dese bavuga abijyanja nibagirwa ibintu rwose akanyibutsa ariko ndabona mumeze neza nuko turashimira ndabona nta n'ikibazo rwose ntacyo dushinja imana niba byarakunaniye ngiye kukikemurira kandi kizakemuke neza ariko ko ndi kukureba nkabona uburakari ufite washaka kugikemura gute cyangwa urashaka gukora mahano ki nta mahano amutse ugize icyo ukora kitemewe n'iki gihugu cy'u Rwanda wahanwa kandi nanjye nbyinjiyemo hari igihe waba wari uzi ko ari ikibazo cyawe ngiye gukemura ahubwo ugasanga ari wowe ugiye kuba ikibazo kandi utari ikibazo ariko ziriya ntebe wicayeho ariko ndayemererwa nanjye nayicaraho ndabikubwiye ese ko ugiye udaseze ngaho igendere gendera nta kibazo kizakemuka yego nsubira indera utagiyeyo najyayo ariko muri iyi minsi warananutse mu makere kunanuka se akoze siporo ziri hanga uzi ko muri no mudugudu batutegeka gukora siporo noneho ubu ngubu hariya se turi kwa gatanu uwo ku cyumweru mu gitondo siporo twese harya mubyina mudiha se mwiruka kugenda mukiruka kugenda bisanzwe byo ufite intege nke ugenda buhoro ariko tugahura mu kibuga hagati noneho nicyo cyamunanuye oya ntabwo uri kumunanura no gukomeza kanzi ko kuganya kera yari umuntu wa siporo barabibasha none ahubwo za barafu urazibuka zeze zamaze neza bimeze neza ariko nasi mukecuru ni karameli kara gasozi ntabwo yagutereje ntabwo kakugoye nabi ko mbona udasoma ngo bakongera mbega gasozi ndacyananiwe amasaro cyabasha no kureba ingwere brazo cyakoze uba ahantu mwaje ariko ni heza da usibye aka gasozi kanyu ahubwo habonye abakangaye barahangije ntabwo ariko hari hameze none oya ntabwo kwishyuza kwifubitse oya nambe bafite oya naho ubundi se bana banjye ubu narinjije kuhareba nahabarirwaga ngo mwarimutse nuko ndashimira Imana ariko ndahabonye ariko ni nabyiza kandi ndabona muri amahoro ariko mukomere ku mahoro cyane amahoro muyakomereho rwose muhana amahoro ko ariyo masoro muhana amahoro bana banjye mwirinde mwiryane reka mwiryane nuko umva nkubwire ma nta mwiryane ushobora guturuka twabuze iki saho rwose mwiryane ushobora kuba harimo ku meza byatunganye turaje nta mashini kanyira kigere uhagurutse oya ugenda ndaje mwe mubitegura ndaje mwe mubitegura bitesha umva musore ujimije yarabi bite musore
byiza musaza. musaza hano no kuvuga uti wiriwe boss saho bwambuzi buturuka Musaza ese ko nari ibiri ngo akugenera ubundi uwo musaza. ndashaka kukubaza mugenzi wawe ari he Yenzo wanjye yagiye ku kazi. amafaranga y'inzu ari he Ayahari. Ayahari. iki uzi icyo ari cyo Ingufu. yicarira Ngiye kwakinga se. Amara mugenzi wanjye ari kuza kwishyura grafe rwose ari kwishyura. Ubu turarara hanze koko. ibyo ujye kubibaza mu kugira Ubu nibyo uhisemo muze. Bafi. karama Iki gikorwa kiranshimishije. Imana iguhe umugisha. yifashe gute Iki gikorwa uri mu gukora biranshimishije cyane. Kuko izi nkwi haba ahubwo byajyaga bimbera ikibazo. Ariko mbonye turi kumwe. Sema ko karakunejeje. Ongera usature ndebe umenya. Ngaho rumu urwo rukwe ndujyane. Agira vuba tujye mu materaniro. Ngiye gushyira mu ziko. Kagiye kwenyegera. Setse. Iyi myotsi isigaye. Ese bro, ko wicaye hanze ari ingufu ntabwo ari hano. Wahora Ahubwo si n'iki? ingufu yavuye. Wahora n'iki wa muvandimwe we? Wa musaza nyiri byondo dore duraraje ayishyiraho. Amafaranga y'inzu ngo iki n'iki. Kugira ibyo none umusaza. Uruhundo none n'imise kiravuze. Aha, yarandabye ivuda. Nose gukinjanye kana gasaza ka uri hano karagushobora. Ari kugirane nari kurwana n'umuntu mu byondo byiwe. Nta kundi nari kubigira. Ni gute agasaza kakana kuri abagukingira? Wa muntu wese ko dukora. Nose ubu turarara he? Sha, agasaza.
ni ukukimuka njye nararwaye nari naciye no kuri farumasi numva nananiwe byatari. Nakundi wa muvandimwe aka kagori se nayo ndi kuryo menya kuri unaze kare simba nagusigiyeho nakundi nyine Urajya kotsa kandi nari. ariko se turimuka ibintu byacu turabikuramo gute? Se ubundi ukagasaza bagasaba nk'icyumweru kimwe tukayobya iki twari twimukira nk'inyamirambo. Oya twagenda rwose wenda niho haboneka ibiraka nanjye nkareka ibintu byo kujya nirirwa nicaye. So ubona nakubangamiye muvandi usibye ko nyine uri umuvandimwe. Bana se nyine abavandimwe nta kundi byagenda. So gusa reka nkwereka reka tugende tumwiginge tumubwire adeze nk'icyumweru kimwe. Nibyo Mana yanjye asuba koko naba naragucumuyeho iki ku buzima bukomeze kunsharirira ari njye wari ubayeho ntonze umuryango akazi nari mfite kakaba gahagaze noneho umuryango wanjye urabaho uti kweri ngiye kwemera nkora igishoboka cyose kibe ikiyede bibe kudoda inkweto bibe kwikorera imicanga icyo ari cyo cyose ndagikora ariko nongere kubona hari ikintu ninjiza mu muryango. Mana ungende imbere kakazi nkabona kariko kose ndagakora ariko umuryango wanjye nongere kubona umeze neza. Fisi muhungu wanjye waramutse neza umeze ute? meze neza Isura yawe waramutse nuko nsanzwe nkubona ntabwo umeze neza. Habaye iki? ni ibintu ndimo gutekereza ariko ntabwo Tekereza ku buryo biguhindanya gutya. ya Isura yawe byahinduye. Habaye iki?